Mbaye ikaze bakunzi ba Museka Boss Empire, kanizere ko mumeze neza, kanizere ko imirimo yanyu yagenze neza. Abantu bari mu bihugu nka Australia bo bari mu masaha y'igitondo. Bo rwose bari mu masaha y'igitondo, ubwo tubifurize kugira umunsi wa gatandatu mwiza, kubera ko muri Australia bo already bamaje kugera ku wa gatandatu rwose. Birumvikana bari imbere yacu cyane. Nuko rero bakunzi ba Museka Boss Empire, abadivantiste bakurikira Museka Boss Empire, mbifurize umunsi mwiza, mbifuze kuzagira isabato nziza. Ngero tugiye kubona muri iki kiganiro nk'ibisanzwe ni Valente, basaba kudushyigikira mukanda subscribe, like, share, commentaire, musharinga ibiganiro byacu, binashoboka mujye mufata ayo mavideo yacu, niba hari ahantu twavuze hashobora kuba hagukoze ku mutima, ushobora kuhakata uri umuntu ukoresha TikTok, ukaba iyo video wayikoresha, urabyemerewe rwose, nta mategeko abihana rwose, murabyemerewe cyane. Nuko rero dutangire kuri video. Iyo ni helikobuteri, aho ni mu gihugu cya Tanzania, aho iyo helikobuteri ya gisirikare irimo guhungisha Madame Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania kugeza kuri ubu ngubu. Barimo kumuhungisha, aho bivugwa yuko bamukuye Dodoma. Mbibuza yuko burya Dodoma ni umurwa mukuru wa politike, mu gihe umurwa mukuru w'ubucuruzi ari Dar es Salaam. Ubwo rero barimo kumuhungisha bareba ahantu bamushyira. Mu by'ukuri ntabwo twigeze tumenya ngo iriya helikobuteri iri kugana he. Ni nyuma yuko Madame Samia Suluhu Hassan yakiriye amakuru yuko genzi zo muri Tanzania ziri hafi gutwika muri presidence, muri state house ya Tanzania, muri state house ya Tanzania, ko bari hafi kuhatwika, kandi nyine ikaba iri mu murwa mukuru wa politike hariya Dodoma. So barimo bamuhungisha rero, bamushyize muri helikobuteri ya gisirikare, barimo kumureba ahantu bashobora kumushyira. Hari amakuru yemeza yuko already yamaje kugera mu gihugu cya Kenya, Nairobi. Ayo makuru ntabwo nshobora kuyemeza cyane ko burya Tanzania ni nini, bashobora kumushyira ahantu henshi hatandukanye, bakaba bamubika kugira ngo urubyiruko rwa Tanzania rwarakaye rutabasha kumukorera urugomo. Nuko rero abano bayobozi nitwe tubahereza imbaraga, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndabarahiye. Aba bayobozi mubona, ibi Kagame yirirwa yikubita mu gatuza yigize ikintu cy'igitangaza cy'ikigwamana, duhagurutse nta mutamiro urimo. By'umwihariko inkotanyi z'ibivovo, murazi Tanzania igisirikare ifite. Tanzania igisirikare ifite ariko Tanzania ifite igisirikare gikomeye, ariko ejo bundi narabafetse mbarara abantu ba fake, ubwo bemeraga yuko inkotanyi zisaka abajenerali bazo hariya ku mupaka wa Rubavu, n'u Rwanda, haraza Goma, cya gihe cya Goma. Tanzania narayifetse cyane kabisa, ku buryo bukomeye cyane, gufata generali bakamusaka kugeza mu bugabo, bagacukumburamo hasi hose. Nuko rero Samia barimo kumuhungisha. Mbwira abanyarwanda ati, abaturage bose muri rusange ku isi, ni twebwe mbaraga z'igihugu. Twebwe dutanga umusoro, twebwe turya, kubera ko agasiko k'abavantara ngo turakavudukanye. Babwije ukuri, inkotanyi ntishobora kumara icyumweru zikiri ku butegetsi. Ni abanyabwoba kubi. Mu kiganiro twashyizeho mu gitondo twabahaye video barimo kubarasa bakiruka. Nuko rero dutegereze tumenye Suminwa ari hehe, ese aracyari muri Tanzania cyangwa se perezida wa Tanzania yaba ari muri Kenya. No gutegereza tukareba ibintu bihagaze bite, cyane ko ibintu muri Tanzania nyine bikomeje kugorana.
ibintu muri Tanzania bikomeje kugorana kubera ko bageze mu bahanzi. Abahanzi already bamaze guhunga. Uwo byamenyekanye cyane ko yamaze guhunga ni umuhanzi witwa ngo Diamond. Umuhanzi witwa Diamond ngo w'icyamamare hariya muri Tanzania. Uyu muhanzi yamaze guhunga ari muri Mombasa. Rwose ari Mombasa muri Kenya niho yahungiye. N'abanyakenya bakaba barakaye cyane barimo kuvuga ati Diamond lazima tugusubize iwanyu ujye gukora imyigaragambyo. Diamond yari umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cya Tanzania wahoraga wamamaza ingoma y'igitugu ya Madame Suminwa. Ubu rero abanyakenya bamubwiye ati ntabwo twatuma ukomeza kuryama muri hoteli za hano Mombasa, ni lazima tugusubize. Undi muhanzi wahunze igihugu cya Tanzania ni uwitwa Harmonize. Witwa Harmonize muramuzi mu ndirimbo nyinshi. Uyu nawe tayari yamaje guhunga. Uyu Harmonize bikaba bivugwa yuko ari we nshuti ikomeye cyane yakadasohoka yuriya mubyeyi nyine yuriya mudamu Suminwa Suluhu Hassan. Abahanzi rero bakomeje guhunga ku bwinshi bajya hanze kubera ko ibintu byamaje guhindura isura. Intambara y'akarere k'ibiyaga bigari yindi iri hafi. Intambara y'akarere k'ibihugu bigari, intambara y'akarere k'ibiyaga bigari iri hafi rwose ukurikije n'ibintu birimo kubera muri Tanzania. Abahanzi nubwo barimo guhunga ariko ibikorwa byabo abaturage barimo kubitwika. Ibikorwa byabo abaturage barimo kubitwika. Abo bamaze gutwikira ibikorwa byabo harimo uwitwa Shirore. Uyu nguyu ni umugore. Shirore ni umugore ucuruza ibyo kurya. Bikaba bivugwa yuko uyu Shirore ibyo acuruza byo kurya ntabwo ari amafaranga ye, ni amafaranga y'umwe mu baminisitiri cyangwa se y'umwe mu baminisitiri bashinzwe ingabo bakomeye hariya mu gihugu cya Tanzania yakoreshaga. We akaba yarakoresheje izina rye nka brandi, ariko mu by'ukuri nyirizina amafaranga akoresha mu bucuruzi yayahawe n'uwo mwana w'umusirikare ukomeye hariya mu gihugu cya Tanzania. Amaresitora ye yose ya Shirore bamaje kuyashumika. Ntabwo byarangiye aho ngaho gusa kwa Shirore, byakomereje ku wundi muhanzi witwa Billnass. Uyu mugabo witwa Billnass warongoye umuhanzikazi witwa Nandi w'umutanzania. Uyu nawe yari afite amashopu acuruza amatelefone ndetse n'amastudio menshi cyane akomeye. Ari ayo mastudio ari aho ngaho acururiza amatelefone hose bamaje kuhashumika. Bamaje hose bamaje kuhatwika. Abahanzi bahawe integuza ni bande? Hariyo nyine uyu muhanzi witwa Diamond ufite icyitwa Wasafi. Bikaba bivugwa yuko iyi Wasafi ntabwo ari iye. Iyi Wasafi ntabwo ari iya Diamond. Iyi Wasafi ni y'Abanyakenya ndetse bafatikanyije n'umukobwa wa Perezida wa Repubulika wa Suminwa Suluhu Hassan, akaribo bamuhaye amafaranga, akaba ari bo ba nyiri kampani. Uyu rero Diamond bamusabye yuko nibura mu masaha 24 agomba kuba yasibye amafoto yose agaragaza CCM kuri page ye. Yamara kuyasiba akaba yagaruka mu gihugu agakora imyigaragambyo, bakaba bamubabarira. Konde Boy bakunze kwita Harmonize we ntabwo biramenyekana aho aherereye ni hehe mu by'ukuri. Ibi ngibi muri Tanzania bakora ni system abanyagitugu bakunze gukoresha. Ni system abanyagitugu bakunze gukoresha kubera ko twinjiye mu Rwanda. Iyi system bakoresheje muri Tanzania no mu Rwanda irahari. Umunsi mu Rwanda twakoze imyigaragambyo, dukeneye kumenya iyi leta y'agatsiko n'abayigize aho bahishe imitungo, kandi iyi mitungo bayihishe mu bantu iyi satwe bwe twita ibyamamare. Dufata urugero rworoshye, TV1 na Radio 1 byitirirwa umuntu witwa Kenisi, ariko ni ibyasumbirije kugeza kuri ya kipe ye yitwa gutera Gasogi. Ya kipe yitwa Gasogi
iriya kipe yitwa Gasogi nayo ni iya Sumbirigi, ariko byose byanditse ku muntu witwa Kenisi. Ni ukuvuga ko mu Rwanda igihe tuzakorera imyigaragambyo TV1 lazima izatwikwe kandi ntabwo izagaruka ukundi. Iriya televiziyo disi iri mu witwa Nyagahene, ariko mu by'ukuri ni Kagome wayishinze. Iyo audio ndayifite ko ari Kagome wayishinze ubwe ku giti cye, ashinga radio disi, byabereye mu nama binajya hanze rwose. Nama audio hari yavuzwe ubwo Kagome yamubwiraga ati shinga tele disi nzagushyigikira. Kagome niwe bivuze. So biriya bigo byose rero bizatwikwa. Kimwe n'iki kintu cyitwa ngo BNB Kigali, cyatangiye bakita ngo BNB Umwezi. Biriya bigo byose umunsi twakoze imyigaragambyo tuzabifumika byakumuriro. Cyangwa se nyine bazayamanike, baze bavugisha ukuri, basaba imbabazi abanyarwanda ku maradiyo yabo biyitirira kandi ari ay'abayobozi bakomeye. Bazaze basaba imbabazi abanyarwanda, tubareke tubabarire. Televiziyo hariya mu gihugu y'umuntu ku giti cye televiziyo igomba kuzasigara mu gihugu ni RBA yonyine, ariko nayo tuzahindura tuyisubize muri Orenfort, ntabwo izaguma yitwa RBA. Ibino bintu byabaye muri Tanzania byo gutwika ibintu by'abahanzi n'abanyapolitike babyihishe nyuma, kandi koko no mu Rwanda byarabaye, n'abanyapolitike babyihishe inyuma bagamije nyine kutagaragaza yuko iyo mitungo ari iyabo. Hari indi radio yitwa ngo Seka. Iyi radio yitwa Seka iracyari nshya. Iyi radio ngo ni ya Sam Karenzi, akaramo bayitiriye inyuguti ebyiri ngo Seki FM. Iyi Seki cyangwa se Seka FM ni ya Muvunyi muramwibuka wigeze uyobora Rayon Sport, akaba rwose ari inkotanyi butwi. Iyi Seka ya Sam Karenzi rwose, iyi saha bayitirira Sam Karenzi, ni ya Muvunyi kandi turamuzi twese. Uyu Muvunyi ni umunyakibuye. Uyu Muvunyi ni umunyakibuye, akaba ari we nyiri iyi radio yitwa Seka. N'ibizayikomokaho byose, restaurant, amakipe, ibi byose ni ibigo bubaka kugira ngo bashe kwiba abanyarwanda. Uzajya kubona haje Seka Transport cyangwa se Seka igomba gutwara abantu, haje Seka Restaurant, haje Seka, ukagira ngo ni Sam Karenzi irimo kwaguka, kumbe ni Muvunyi irimo kwaguka. Ibi bigo byose umunsi tuzakora imyigaragambyo tuzabishumika, tubitwike, tubihindura umuyonga. Niko bizagenda. Erega hari imvugo ivuga ati ushaka amahoro ategura iki? Ushaka amahoro ategura iki? Ategura intambara. Mu Rwanda nitudakora intambara, nitudakora imyigaragambyo iri violence, tureke byari ngo ntwaye bandorore ngo abamotari oya no, tuzakora imyigaragambyo iri violence yo gutwika. Biriya bigo byose tuzabishyira ku murongo, tujye tubabwita mujye gutwika kwa kanaka, mujye gutwika kwa kanaka, mujye gutwika kwa kanaka. Uriya muhanda w'i Kanombe muwutwike, muwukatemo kabiri ku buryo nta muntu uri buhunge, ubawufunge. Niko bigomba kuzagenda. Bizava muri Tanzania byambukira mu Rwanda, ntabwo bitinze, bizava muri Tanzania byambukira mu Rwanda. Singuyu se Suminwa ntari guhunga, bari kumwiza ari kubutera. Uyu mudamu mbere yuko ahunga akiri kwiyamamaza nko mu kwezi kwa 7 yirwaga avuga dufite igisirikare gikomeye, tuzabarasa, dufite amasasu aguherekeza iyo wagiye, bya bindi nkubito, cya kigabo cyitwa nkubito, abantu bimbwa rwose. Simbizi, birambabaza cyane. No. Ubwo rero ibino byitwa Seka n'ibya Muvunyi ibyo naringezeho. Hari ngibi bitwa ngo Universal Kigali. Bino byitwa ngo Universal Kigali bikuriwe n'uriya mugabo wiyita ngo ni umu agent wa Bruce Melody. Bikuriwe n'uriya mugabo witwa ngo ni umu agent wa Bruce Melody.
biriya ngo ni iby'umukwe wa Kagore no wa Kagome Kagame. Biriya byitwa ngo Universal Kigali ni iby'umukwe wa Kagome witwa ngo niba ari Nyiringoma cyangwa Abiyingoma. Amwe muri ayo mazina abiri harimo izina ry'umukwe wa Kagame warongoye Ange Kagome, umutindi mubi cyane, umwuzukuruza wa Konjogera. Uyu nguyu rero witwa umu agent wa Bruce Melody yiyitirira Universal Kigali, ariko Universal Kigali ni y'umukwe wa Kagome. Ni y'umukwe wa Kagome rwose witwa Abiyingoma cyangwa se Nyiringoma simbizi. Nuko rero hariya muri Tanzania nibura hari kubarwa abaturage 700 bamaje kugwa muri iyi myigaragambyo. Bano abaturage 700 bamaje kugwa muri iyi myigaragambyo ni bake cyane ugereranyije n'intambara no mu gihe cy'intambara. Kandi mbibutse yuko iyi myigaragambyo muri Tanzania igiye kumara iminsi 3, ariko hamaje gupfa abantu 700. Ndagira mbabwiza ukuri, ari intambara y'amasaso kurasa, turimo kurwana ku rusasu kandi inkotanyi tuzazikubita. Mu minsi 3 haba hapfuye abaturage batari munsi y'igihumbi. Batari munsi y'igihumbi. Igihumbi ni bake cyane, ahubwo batari munsi y'ibihumbi 10. Kubera ko reka mbahereza urugero. Hari umutwe ushobora gutera ugafata n'akarere ka Rusizi. Uwo mutwe watera wafata akarere ka Rusizi, bikaba ngombwa ko abaturage ba Nyamasheke bakirimo kwiyumva yuko inkotanyi zikibayoboye bayifatikanya n'iki na leta. Kandi inkotanyi zirimo gukoresha tuvuge meeting huzemwe abasirikare. Bikaba ngombwa ko hari aboherezamo ibigerenade n'ibimisire bigomba guhitana abasirikare barimo gukoresha ama meeting, n'abaturage bakabagwamo. Icyo gihe rero bisaba kwitonda. So na mpamvu nandimo kuvuga ati abaturage 700 mu minsi 3 ni bake cyane kubera ko mbahaye agaciro. Si ukuvuga ko ngo ntabahaye agaciro, mbahaye kubera ko niyo umuntu umwe yapfa birahagije. Ndabyemera, niyo umuntu umwe yapfa birahagije, kubera ko amaraso ni amaraso. Ntabwo amaraso ari amazi, amaraso ni amaraso aba amenetse. Amaraso y'umuntu ni amaraso. Umuntu ni umuntu, ntabwo umuntu aterwa, ntabwo umuntu ari ikimera. Nka kuri uvuga ati dufata urugero, nsaruye ibishyimbo, muri bya bishyimbo nsaruye nkuyemo ibiro 5 bizajya kuba ingemwe. Iri iwacu cyangwa gutuvuga ingemwe, mu tundi turere sinzi uko muvuga, ariko iwacu cyangwa tubyita ingemwe. Usaruye ibishyimbo kuri hegitari 2-3, noneho ukuyemo ibishyimbo uzagira ingemwe cyangwa se uzagira imbuto, bikabyara ibindi bishyimbo ibiro 5, kandi wakuyemo imifuka 5. Noneho umuntu we ntabwo ariko bimeze. Umuntu arabyarwa ntaterwa. Kugira ngo umuntu abeho hagomba hari igikorwa kigomba kubaho. Igikorwa nyine cy'abantu bakuru ntabwo ari cy'abana, kigomba kubaho, niko bigomba kugenda. Ubwo iyo rero hapfuye umuntu umwe, ugomba kumuhereza agaciro ke. Apfa kuba apfiriye mu kuri, adapfiriye mu kinyoma. Kubera ko RDF bari gupfira muri Kongo, ntabwo tuzabibuka nk'intwari z'igihugu, tuzabibuka nk'abantu bazize ubugwari bwa leta yari iriho icyo gihe. Sinzi niba muri kubyumva. Tuzabibuka nk'abantu bazize ubugwari cyangwa se ivanguramoko cyangwa se imiyoborere mibi ya leta yari iriho icyo gihe. Tuvuga ko wenda igihe tuzaba turi muri 2030, icyo gihe tuzaba turi muri 2045. Ni icyo gihe ababona ba RDF barimo gupfira muri Kongo, tuzabibuka nk'abantu bayobowe n'injiji nyine, leta mbi yabayeho mu mateka
yahitanye igisirikare cy'igihugu abantu kingana gutya na gutya, ariko ntabwo tuzabyuka nk'intwari. Ntabwo umu RDF wapfiriye muri Congo tuzamwibuka nka Kizito Mihigo, oya mubyibagirwe. Ntabwo umu RDF wapfiriye muri Mozambique muri Cabo Delgado tuzamwibuka nka Nyamihirwa. Uriya Nyamihirwa muramwibuka. Ntabwo umu RDF ufungiwe imageragere ba Rusagara harimo uwapfuye sinibuka izina rye, ntabwo tuzamwibuka kuko Idamange afunzwe nkuko Karasira afunzwe. Urupfu rw'uriya mugabo wapfuye wari umuvugizi wa leta yitwa Ndera, ubaherutse kugutura ejo bundi bakamwica nabi cyane n'umurambo bakabishyira, wari umuvugizi wa leta Mukuru Arindagira. Ntabwo urupfu rwa Mukuru Arindagira tuzagereranya n'urupfu rw'abantu barabarwanashyaka ba Darufa ba Niyosenga n'abandi bose, ntabwo tuzabigereranya. Mukuru Arindagira yapfuye nk'imbwa. Arega muri ubu buzima irinde ko uzaba urugero rubi, irinde ko uzaba urugero rubi muri ubu buzima rwose, irinde ko uzaba urugero rubi. Niyo wapfa ufite imyaka 20, 10, niyo wapfa ufite, ariko irinde ko uzaba urugero rubi ku buryo azabati ngo Inkotanyi zarishe uwo bakoreshaga yari Mukuru Arindagira, cyangwa se uwo bakoreshaga ni ikigabo cy'ikigoryi cyitwa Jean Damascene Bizimana. Icyo kintu kirinde, kuko kuri iyi si ntabwo tuzatura nk'umusozi, ntabwo tuzatura nk'ibiti, ntabwo tuzatura nk'umugezi. Igihe kizagera tugende hasigare ibyo twakoze, ari byo Byumvuhore yise ngo usize nk'uruki imusozi. Ubutwari buraharanirwa, ubutwari buraharanirwa. Ntabwo ubutwari ari inda nini, ntabwo ubutwari ari ukugaragara muri Range Rover, no. Nuko rero bakunzi ba MC Kabosi Yipaya, ibyo nari ndiho mbivuga bihereye ku bantu 700 bapfuye muri Tanzania, bamaje gupfa muri iyi myigaragambyo yamaze kumara iminsi 3. 700 mu by'ukuri ugereranyije nuko Tanzania yakaba iri mu gihe cy'intambara. Igihugu cya Tanzania cyakabaye kiri kubohorwa binyuze mu masasu n'igisirikare. 700 rwose. Bwira n'Abanyarwanda, Abanyarwanda bamaje kwicwa n'inzara bangana iki? Abanyarwanda bamaje kwicwa n'inzara bangana iki? Abanyarwanda bamaje gupfa biyahuye bangana iki? Abanyarwanda bamaje gupfa FPR ibarashe bambaye amapingu bangana iki? Abanyarwanda bamaje gupfa muri gereza bangana iki? Abanyarwanda bamaje gupfira muri Congo bo muri RDF bangana iki? Abapolisi badahembwa babayeho, no. Mbere yuko uba umupolisi uri umunyarwanda, mbere yuko uba umusirikare uri umunyarwanda, mbere yuko uba inkeragutabara uri umunyarwanda, mbere yuko uba umuyobozi w'umudugudu. Yisaba bisiga bihera mu isibo, no, bisiga bihera ngo mu intore z'uburyo n'iy'ibumoso, bikazamuka mu isibo, bikazamuka mu midugudu. Mbere yuko ibyo byose uri umunyarwanda, ariko uzabibazwa. Ntabwo bitinze, ntabwo bitinze, si byose. Mwirinde yuko muzaba urugero rubi, mwirinde yuko muzaba urugero rubi mu gihe Inkotanyi zaba zimaze kuva ku butegetsi. Icyo kintu mukirinde, ni kibi cyane, ni kibi cyane. Mukirinde ko muzaba urugero rubi mu gihe Inkotanyi zaba zimaze kuva ku butegetsi. Uyu munsi bavuze interahamwe mwese mwirukanka mu buriri, Abahutu bose bari hanze za Mozambique za Malawi bakivuga ijambo. Kuki mutegera ku mateka se? Mugasubira muri za ambasade utugabo tutugoryi.
bakirirwa muri za ambasade mutanga amaturo mutanga ibiki n'ibiki. Iyi saha mwarakennye kubera kwirirwa mutanga amafaranga muri ambasade murimo kwigwa inkotanyi zitabica. Yo ni ubugegera. Rwanirira uburenganzira bwawe, nushaka upfe nushake ibiri kuba muri Tanzania bitwigisha kandi cyane. Ibi bintu biri kubera muri Tanzania bigamije iki? Bigamije Uburundi. Ndasaba abarundikazi mube maso, mukomere kuri CNDD-FDD. Ubundi njyewe Valante mu karere k'ibiyaga bigari nemera ishyaka rimwe tegera irya kabiri. Iyi shyaka rimwe tegera irya kabiri nemera CNDD-FDD. Niyo twataha mu Rwanda CNDD-FDD nzayigwa hejuru. Babwiye niyo twataha mu Rwanda CNDD-FDD nyikomeyeho CNDD-FDD nyifata nk'ishyaka ry'akarere k'ibiyaga bigari. Umurundi utabyumva ibyo biramureba, azabyumva ari mu buzima nk'ubwo abanyarwanda babayemo. CNDD-FDD iyo itakibaho, iyi saha Uvira yari kuba yarafashwe, iyi saha Tshisekedi akaba yarapfuye, iyi saha balkanization akaba yarabayeho, iyi saha Bujumbura yakaba yaragiye, iyi saha u Rwanda rwakabaye rwarahindutse ubwami, bwaravuye muri repubulika bwarasubiye mu bwami mu buryo bw'ofisiyeri. Perezida Evariste Ndayishimiye, Kagome yigeze abivuga muri disikuru ye. Kagome aravuga ati Ndayishimiye yarampemukiye sinteze kumubabarira. Kubera iki se yaguhemukiye? Ni umunyamakuru wari kubimubaza, njya ngo ni wa CNN cyangwa se Al Jazeera. Kubera iki se uvuga ko Ndayishimiye yaguhemukiye? Ngo yanyemereye ko atazajyana ingabo muri Kongo, arangije azijyanayo. Twibaze dufate ishusho ngari, iyo Burundi butakijyana ingabo zabwo muri Kongo, isatwa akabaye turihe bavandimwe? Isatwa akabaye turihe? Umuhutu mu Rwanda yakabaye yarabaye, umuhutu mu Rwanda yakabaye yarishwe rubi. Nta n'umuhutu n'umugisigaye mu Rwanda, bose bari mu buhungiro, abandi barabahinuye, abantu b'ingegera. Nubwo nyine nisa ariko byagenze babaye ingegera, ariko nibura reka tubereze wenda nka 2% uburyo mutabayeho mu Rwanda. Mwambara urugamba tujye kurwana tubohoriza igihugu cyose. CNDD-FDD hejuru cyane tuyikomero. Kandi n'iyi saha arega hari umuzungu wigeze ubivuga, aravuga ati n'iyi saha ntabwo turumva buryo ki CNDD-FDD iyoboye igihugu cy'u Burundi idafite umu agent mu Burayi. Umu agent ni uwe? Ni nk'inkotanyi zifite mu Faransa, nubwo byatangiye kwivanga iki. Ni gute Burundi, ni gute CNDD-FDD iyoboye idafite umu agent, ni gute? N'imyigaragambyo iri kuba muri Tanzania igendeye Burundi kugira ngo bazatere Burundi, kuko barabizi neza ko Burundi umuntu wa mbere uzaza kubutabara ninde? Ni Umutanzania. Kandi Tanzania irimo akavuyo, nabo barimo kwireba ku giti cyabo. Ni ukuvuga ko igihe cyo gutera Burundi ni iki ngiki, mu gihe Tanzania iri busy nta mutekano ifite rwose. Iyi saha bamasa ibihugu n'inkotanyi zirangegera zose barimo kugera ku ntego zabo. Barimo kugera ku ntego zabo, ariko bibeshye kuki? Bibeshye ku gihe. Ubu ntabwo turi muri 62, ubu ntabwo turi muri 90, ubu ntabwo turi muri 94, ubu turi muri 2025. Aha amakuru muyakora kuri MC Kabos Empire, kandi tukabagezaho amakuru yizewe, mutarinze gutegereza BBC, mutarinze gutegereza Ijwi rya Amerika, mutarinze gutegereza Radio Rwanda, mutarinze gutegereza ibindi bintu byose byakoreshwaga n'abazungu. Iyi saa tubahereza ukuri kandi tukabakorera ubusesenguzi mukabyumva bya nyabyo, kandi tukabahereza fact. Turabeshya se? Ntabwo tubeshya. Uburundi mwibuka 2015 byari byarangiye. Ni Tanzania yatabaye inkuru nziza byari byarangiye. Resolution bari bashyiriyeho Burundi yavuyeho 2020, inkuru nziza amaje gupfa. Bumvaga yuko amaje kugera ku ntego zabo, ariko bibeshye ku gihe. CNDD-FDD niryo cyaka ry'akarere k'ibiyaga bigari.
mu byemere cyangwa se mu byanjye. CNDD-FDD n'abarigize much respect, njye mbahaye sani. Abarundi aka kantu muzagakate mugasharinga ahantu hose. CNDD-FDD niryo shyaka ry'akarere k'ibiyaga bigari ryatumye balkanization itabaho muri Congo, ryatumye umuhutu mu Rwanda aba gifite agaciro gake cyane ayifitiye isa. Nuko rero dusoreze muri Congo, turabizi ko bigomba kurangira. Ngoma Nzito ndetse na muzehe Amuri Yakutumba bamaje kwiyunga, bari bamaze iminsi hari umwuka mubi hariya muri Fizi, ntabwo ngiye kubisesengura kubera ko byahereza avantage umwanzi, ntabwo ndi bugaruke kuri iyi nkuru cyane. Ariko rero Ngoma Nzito wa Biroze Bishambuke ndetse na Wazalendo ya muri Yakutumba hari amaze iminsi hari imyiryane, ubu rero bamaje kubikemura. Twizere yuko mu minsi guhera ku munsi w'ejo tugiye kubona imiriro, intambara ku mirongo y'urugamba. Bakunze bamuseka Boss Empire mutube hafi, Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, Abagande mwumva Ikinyarwanda, aho uri hose kubumva ikintu Kinyarwanda, nyaboneka kora subscribe, sharing ibiganiro byacu, tera commentaire, bana natwe buri munsi, kuko ni lazima tuzibohore kandi turakora imyigaragambyo, tuzatwika biriya bintu byose by'inkota kugeza bagiye mu buroko bakabakatira ko bagomba kwishyura iriya mitungo yose. Bizagaruka mu gihugu, ntimugire impungenge, bizagaruka mu gihugu. Wapfuye yarapfuye, ariko wapfuye azira inkotanyi azibuka nk'intwari. Wapfuye azira inkotanyi, ariko havuyemo abari gupfira muri Congo n'abari gupfira Campo Delgado na Central Africa no muri Sudan. Abo ngabo ntabwo turi kumwe, abo ngabo bari kuzuza imigambi y'umwanzi. Ariko umuntu wese uzapfa azira ko ari kurwanya inkotanyi ni hero, azibuka iteka. Wanyerera muri dushu gapfa, umuntu yagutera ibuye ukagwa hasi bikaba birarangiye, waba uryamye ugasinzira bikagenda uko nguko. Ntimutinye urupfu, nyuma y'ubu buzima hari ubundi bugingo, nyuma y'ubu buzima hari ubundi bugingo, nicyo kintu kimpereza imbaraga. Nuko rero bakunze museka Boss Empire, je mwari kumwe ya Valentin. Ibiganiro byacu byo murabizi ko ari buri munsi update isegonda ku rindi, naho ku munsi w'ejo ndabakunda cyane.